Igitondo cyiza nshuti bene data, dushima Imana iduhaye aka kanya ko gusangira ijambo ryayo. Nizera ko Imana yabahaye kuba amahoro, ikabarinda kandi ikabibashoboje nanone kuba muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryayo. Tujye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, turahera ku murongo 26. Niba ufite Bibiliya yawe ubumbure ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, dusome duhere ku murongo wa 26. Haranditswe ngo bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Rero agiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiraga yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanwe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucishikira imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yicishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Dusomye kugeza ku murongo wa 39. Bavandimwe, ni igitangaza gikomeye cyane n'ubuntu bw'Imana kuba tubasha kumva ijambo ryayo, kuko nanone hari igihe abantu bakeneye ijambo ry'Imana ariko ntibaribone, ariko kandi no kubasha kumva ijambo ry'Imana tukaryumviraho tukaritekerezaho ni umugisha ndetse n'ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Kuko ijambo ry'Imana iyo turyumvise tukaryakira mu mitima yacu, rikorera mu buzima bwacu, yewe rishobora gukora no mu buzima bwacu wowe utanabizi. Niyo mpamvu mvana batanga ubuhamya bati Imana yankoreye igitangaza mu bintu ntari niteze, mu bintu ntibazaga ko byanambaho. Ni ibintu byari birenze ubushobozi bwanjye, ni ibintu ntashoboraga kwigezaho njyewe ubwanjye, ariko Imana yagize gute? Yarabimpaye, cyangwa se Imana yarabinkoreye. Iyo tuvuze imirimo y'Imana, kenshi abantu bumva gusa kunguka ibintu bifatika, kubona akazi, kubona amafaranga, kubona ubutunzi, ariko burya Imana ishobora gukorera igitangaza kitari kuguha amafaranga cyangwa se kitari cyo kuguha ubutunzi gusa. Kuko mu gihe tubaye muri iyi si, kenshi duca mu byago, duca mu bihe bigoye, duca mu bihe bituremereye, ukaba ukeneye umutima ukomeye ushobora kwihangana no gutambuka muri ibyo bintu. Uwo mutima rero uva ku Mana. Iki ni ikindi gitangaza Imana ishobora gukora mu buzima bwawe, nubwo itaguhaye amafaranga cyangwa se itaguhaye akazi n'ubutunzi bw'ibifatika, ariko ibyo Imana ikora mu buzima bwacu byo ni byinshi cyane. Ikibazo ni uko ubwenge bwacu bufunganye, tudatekereza hirya kure ngo tubashe kubona imikorere y'Imana mu buzima bwacu, ariko ni migari cyane. Ninde udakeneye umutima wo kwihangana? Ninde udasaba Imana ngo asenge ariko ibyo asabye bwacye ntabibone? Aho rero niho hakenerwa kwihangana. Mu gitabo cy'Abagalatiya, murabizi ko mu Bagalatiya
ibice byaho bitatu havuga muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, hakanarondora ingeso za kamere ndetse n'imirimo y'umwuka. Imwe mu mirimo y'umwuka nk'uko twabyigishijwe harimo no kwihangana, urukundo, kugira neza, kwihangana. Kwihangana ni intwaro ikomeye cyane buri muntu wese akeneye mu buzima bwe. Mana ndashaka akazi ariko naragasabye hirya no hino sindakabona, amezi ashize ari menshi, imyaka ishize ari myinshi. Ukeneye umutima wo kwihangana ugategereza igihe Imana izagukorera. Burya uko kwihangana nako ni imwe mu mbuto y'umwuka wera. Umwuka wera akora ko tumufite rero bavandimwe, dukeneye no gukoreshwa nawe. Dukeneye kubona imirimo ye mu buzima bwacu. Kuko tumufite gusa tukanyurwa no kuba twarakira umwuka wera kubwo kwakira agakiza ariko mbabazi z'ibyaha, ariko umwuka wera ntakorere mu buzima bwacu ntacyo byaba bimaze. Byari kumutunga nk'umutako gusa ariko ntacyo amariye ubuzima bwacu. Nicyo gituma rero nari ntangiye mvuga yuko mu gihe wumvise iri jambo ry'Imana ntacyo na kimwe uba uhombye. Ijambo ry'Imana riguhesha byinshi. Si umutima wo kwihangana wonyine gusa, ahubwo no kugira imbaraga zo mu mutima wawe, kugira ubushobozi bwo kureba ejo hazaza, hirya mu gihe kizaza. Ko iyo umuntu afite kwizera abasha kureba ibyo mu gihe kizaza. None se Imana ntiyabwiye Aburahamu ngo nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umusenyi wo ku nyanja? Ako kanya ntibyari byakabaye, ariko mu kwizera umutima wa Aburahamu warimutse, uva aho ngaho kuri uwo munsi w'ako kanya ugera mu myaka 25, 50 nyuma izaza, mu gihe koko urubyaro rwe ruzaba rumaze kugwira rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko bitari byanasohora ngo bibe impamo, umutima wari wamaze kugerayo, yaramaze kubona amaso yo kubireba. Aka kanya bavandimwe wowe ubwawe, abana b'abantu dufite ubushobozi bwo kureba mu gihe kizaza, ariko mu kwizera tubasha kwakira ibyiringiro bijyana imitima yacu mu byo mu gihe kizaza. Kandi Imana ntiyigeze idusezeranya ikintu kibi na kimwe. Imana yavuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mugire umutima wo kumenya ibyo Imana izabakorera mu gihe kiri imbere. Rero mu buzima bwacu Imana ishaka yuko tugira ibyiringiro nk'ibyo mu mitima yacu. Yadusezeranyije ibyiza gusa, nta kintu na kimwe kibi Imana yadusezeranije mu buzima bwacu. Iyo Mana itabeshya, iyo Mana isohoza isezerano ryayo, yaravuze iti ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza gusa, nta kibi na kimwe kirimo. Ariko twareba ku buzima bwacu tukabona kenshi duca mu bihe bibi, mu bihe bitugoye, mu bihe bituruhije. Ibyo bihe si bibi ahubwo nuko ari wowe ubyita ibibi. Kuko igihe kugira ngo kibe icyiza cyangwa se ikibi si wowe ubigena, ahubwo ni Imana ibigena. Ibyo Imana ikoherereje rero ni byiza gusa, kuko niko yasezeranije. Iti nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza. Rero nabyo bindi nita bibi mu maso yanjye, ndamutse mbirebeye mu isezerano ry'Imana, mbirebesheje amaso y'Imana, mbona nabyo ko ari byiza mu buzima bwanjye. Uko niko rero Imana igenda ituyobora igihe cyose. Reka tugaruke ku nkuru twasomyeho uyu munsi mu Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8. Igihe kimwe marayika w'Imana yasanze Filipo, nuko aramutegeka ati haguruka uve hano ujye mu butayu. Mu bisanzwe muzi ko mu butayu nta kintu kibayo, nta maduka abayo, nta mirimo ibayo, ni ahantu hagoye kuba. Niyo mpamvu nta muntu wifuza kujya gutura mu butayu. Filipo yabwiye amagambo mu gihe yari i Samariya. I Samariya harimo gukurikira imirimo y'Imana ikomeye cyane. Abantu benshi barimo kumva ubutumwa bwiza bakira agakiza. Filipo arimo kubwiriza, abantu benshi cyane batangira kugira gute? Kwizera Imana. Nacyo gituma rero ubutumwa bwiza bwakwirakwiriye ahantu henshi muri Samariya binyuze muri Filipo. Mu gihe Yerusalemu habaga akarengane, intumwa zigatatana, bamwe bakajya i Samariya, abandi bakajya i Yudaya, abandi bakajya sinzi. Filipo yagiye i Samariya. Nacyo gituma iyo usomye mu gice cya 8 mu murongo wa 25 bavuga ngo 24 na 25, Simoni aramusubiza ati munsabire umwami kugira ngo atagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Nabo bamaze guhamya no kubwira abantu ijambo ry'umwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu birorero byinshi by'Abasamariya.
Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza yayindi ica mu butayu. Nubwo imirimo y'Imana yarimo ikoreka cyane i Samariya, mu bisanzwe aha ni ahantu umuntu atifuza kuva. Ahantu uri kubonera ibitangaza by'Imana, ahantu uri kubonera imirimo y'Imana ihambaye, ahantu uri kubonera ibintu bifatika. Bakubwira ati ahantu have ujye ahantu mu kidaturwa hadatuye abantu mu butayu, nta muntu ubyishimira. Ariko kuyoborwa n'umwuka ni uko bimera. Imana aho ikuyoboye niho heza, kubera yuko niho hahuje n'ubushake bwayo. Filipo rero nta gutindiganya yavuze ati kuva Imana inyoherereje mu butayu, nubwo ntabyumva ntanabishaka, ariko reka njyeyo, hari icyo Imana inyohererejeyo. Uko niko yahagurutse aragenda. Ageze mu butayu ngo abona umunyetiyopiya w'inkone wari uvuye i Yerusalemu, nawe ari mu igare rye agenda asoma igitabo. Nta nubwo yari azi Filipo, nta nubwo yari azi ko Filipo yamutumweho. Filipo nawe ntiyari azi iyo nkone y'umunyetiyopiya, nta nubwo yari azi ko ari buhure nayo. Ariko mu kubona agenda mu igare n'abamushagaye, kubera ko inkone bisoni mu minisitiri yari umuntu ukomeye cyane, yari minisitiri w'ubutunzi ngira ngo, cyangwa ubukungu mo kimwe w'igihugu cya Etiyopiya. Muri iyo myaka Etiyopiya, Egiputa byari ibihugu by'ibihangange cyane, byari ibihugu rutura bikomeye mu isi y'icyo gihe. Rero umuntu witwa minisitiri w'ubutunzi cyangwa minisitiri w'imari w'igihugu nka Etiyopiya gikomeye cyane muri icyo gihe, ntabwo ari umuntu woroshye. Nibaza ko atanagendaga wenyine, nk'uko abategetsi bagenda imodoka zibashagaye zibakurikiye, naho muri icyo gihe niba ari igare rye rijya kurugwa n'amafarashi, ariko yabaga afite abandi bakozi benshi bamugaragiye bamugenda inyuma. Rero Filipo amubonye agenda mu igare rye akurwa n'amafarashi arimo gusoma, ahita amenya mu mutima ati Imana yanyohereje ahanga kubera uyu muntu, reka mwegere. Amwegera abona arimo gusoma igitabo yaguze i Yerusalemu, ngira ngo ni Bibiliya, niko Bibiliya ivuga ko arimo gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mu byo yasomaga rero, yasomaga amagambo y'umuhanuzi ariko ntiyumve neza icyo ashaka kuvuga, ntasobanukirwe neza icyo Imana ishaka kuvugamo. Nuko amusaba ko yakurira bakagendana. Ahera aho atangira kumusobanuza. Si ibyo somo urabyumva? Ati reka simbyumva, nayibwirwa n'iki nta muntu ubinsobanuriye. Ngo nuko ahera ku magambo ya Yesaya amusobanurira ubutumwa bwiza. Ariko bavandimwe, na mbere ko tugera ku butumwa bwiza mwigishije, njye ikintu ushaka kuvugaho cyane cyane ni umutima w'iyi nkone y'umunyetiyopiya. Ese umutima wari umeze ute? Nubwo yari umuntu ukomeye, nubwo yari igihangange, yari umutegetsi, ariko umutima wari ufite inyota n'inzara byo kumenya ukuri. Iki cyo nicyo tubasha kubona mu buryo budashidikanywaho, kubera ko kuva muri Etiyopiya kugera muri Israel si ahantu hafi. None mu isi y'icyo gihe, uyu munsi indege ziriho, uyu munsi hari imodoka, hari amamashini agezweho atuma ubwikorezi bworoha. Uno munsi umwe waba ugezeho ukarara ugarutse. Ariko muri iki gihe bagomba gufata urugendo rurerure cyane, bakambuka ubutayu, bakambuka imisozi n'imigezi, bagendera ku mafarashi n'indogobe n'amagare akururwa n'amafarashi. Urumva kujya i Yerusalemu ubwaho uvuye muri Etiyopiya ntago cyari ikintu cyoroshye. Ariko yagiye kubera iki? Mu mutima yari afitemo inyota ijambo ry'Imana. Nubwo yari afite ubutunzi bwinshi, nubwo yari umutegetsi ukomeye, ariko ibi byose ntago byamunyuze, kuko yari afite umutima nawo ushonje, kubera ko yari afite ubugingo nabwo bukeneye kugaburirwa bukamenya ukuri. Ibyo byatumye yemera gufata urugendo rugoye cyane rw'iminsi myinshi cyane, rwanamutwaye bije nyinshi cyane n'abakozi benshi bamuherekeje, agiye gushaka ukuri i Yerusalemu. Ahari wenda sinzi yumvise bavuga ko Imana y'i Yerusalemu ari Imana ihambaye, ariyo Mana y'ukuri. Nuko aravuga ati reka nanjye ngende njye gushaka iyo Mana. Bavandimwe, uyu ni umutima w'igiciro cyane. Abantu bafite umutima nk'uyu nguyu uyu munsi ni bake cyane. Nubwo ufite ubutunzi, nubwo ufite urugo rwiza n'umuryango mwiza, ariko ibyo ntibimpagije. N'umutima wanjye nawo ukeneye kugaburirwa. Ubugingo bwanjye nabwo bukeneye kubaho.
uyu munsi abantu batekereza batyo ni abantu bake cyane. Yewe no muri bene data twumvise ubutumwa bwiza, turishima, turanezerwa, twakira agakiza, ariko nyuma yaho twongera kugira gute? Gusubira mu buhenebere. Abantu bumva ko batagikeneye ijambo ry'Imana ukundi. Abantu bumva ko batagikeneye ubusabane ukundi. Abantu bumva ko batagikeneye itorero ukundi. Bumva yuko kubera ko bakira agakiza bazajya mu ijuru, Imana barangizanyije nayo, bategereje randevu gusa y'urya munsi kugira ngo bazajye mu ijuru basange Imana. Ariko bavandimwe, ibyo ni ubupfapfa bukomeye cyane, kubera yuko Satani ntiyicaye ubusa. Mu bo Satani agabaho ibitero ngo n'intore z'Imana zirimo, ngo kugira ngo ashuke bamwe ngo niba bishoboka ngo n'intore z'Imana. Njye nabonye abantu benshi rwose simbabeshya, twabanye mu itorero, bumvise ubutumwa bwiza, bari baranabwize banabuvuga, ariko nyuma y'igihe kinini nongera kubabona babihakana. Ntabwo mbizi rwose, ntabwo nzi igeno ryabo, ntabwo nzi ikizababaho, ariko ni ikintu giteye ubwoba cyane. Bakabihakana bakavuga ati birya mwigisha ati si byo, tusukure, mwari mwaratubeshye, mwaratuyobeje. Hari bamwe bakeya nashoboye kumva, ariko ibyo ngibyo ntabwo aricyo nshaka gutinda. Icyo nshaka gutindaho nuko nk'uko Imana yahaye inzara n'inyota iyi nkone y'umunyetiyopiya, nako iyo nzara n'inyota iyiha buri muntu wese muri twebwe. Ariko ikibazo, hari ubwo usanga sanse zacu z'umwuka zarapfuye, nubwo ufite iyo nzara n'inyota ariko ntubyiteho. Iyo usomye mu gitabo cya Amosi, ndagira ngo usome icyanditswe kimwe mu buhanuzi bwa Amosi, turaza kugaruka nyuma mu byakozwe n'intumwa. Amosi igice cyaho cya 8, umurongo wa 11, haranditswe ngo, dore iminsi izaza ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Imana iradusezeranya ko izateza inzara mu isi, itari y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahubwo inzara yo gushaka amagambo y'Uwiteka. Bavandimwe, iyo nzara yakugezeho ko Imana amaze kuyiteza mu isi? Ese ikugezeho wabyakiriye ute? Iyi nkone yo mu Etiyopiya yagize iyo nzara cyane yo gushaka kumva amagambo y'Imana, yo gushaka kumenya ukuri, yo gukizwa akabohoka ibyaha bye, nuko yemera guhagarika akazi ke, yemera kudepansa umutungo utagira akagero, nuko ajya hehe? Yerusalemu kujya gushaka ukuri. Agezeyo agurira Bibiliya. Mu gutaha asoma, nubwo afite inzara n'inyota ariko ntiyashoboraga kubyibwira we ubwe. Bavandimwe, niyo mpamvu umukozi w'Imana akenewe mu buzima bwacu. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 haranditswe ngo, ese bamwizera bate batatumwe? Babwiriza bate batatumwe? Bakwizera bate ari nabo babwirije? Imana yashyizeho inzira yo kugira ngo duhure n'umwigisha, n'umuvugabutumwa cyangwa se n'umukozi w'Imana kugira ngo duhishurirwe ukuri. Na Pawulo niko byagenze. Yesu Kristo yamutumyeho Ananiya ati, genda uwo muntu umurambikeho ibiganza umusengere. Kumurambikaho ibiganza akamusengera ntabwo ari ukusenga gusa, ahubwo yagomba no kumusobanurira ukuri, akamubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ukomeje gusoma ngo Sawuli ngo bamujyanye ngo muri bene data, baramucumbikira, baramugaburira, baramwigisha, bamwigisha ubutumwa bwiza. Wa Yesu wahoraga urenganya niwe Mesiya. Yesu uhora utuziza niwe wogeje ibyaha byacu mu rupfu rwe. Nawe wizeye imirimo yagukoreye ku musaraba, ushobora kwezwa ibyaha byawe byose. Nawe ushobora kuba umukiranutsi. Sawuli amenya ubutumwa bwiza atyo. Ntibazakubeshyira ati, ngiye ubutumwa bwiza narabwibwiye, ngiye nararose, nararyamye ndabumenya, ngiye narasomye Bibiliya ndabumenya. Rimwe na rimwe hari ubwo abantu bagerageza guhimba. Mu ijambo ry'Imana haranditse ngo, bakwizera bate ari nabo babwirije? Ese babwiriza bate batatumwe? Ntabwo bishoboka rero. Imana rero yoherereje Filipo inkone yo mu Etiyopiya, suko ibyo yasomaga wenda atarabizi, atabyumvaga, arabyumvaga ariko ntabisobanukirwe. Niko kumubaza ati, ese aya magambo umuhanuzi yavuze kuri nde? Yayivuzeho ubwe cyangwa se yavuze ku wundi? Aya magambo arimo gusoma ni ayahe?
Iyo usomye mu murongo wa 32 ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo 32 haravuga ngo ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucishikira imbere y'ukemura ubwoya niko atabumbuye akanwa ke ubwo yacishwaga bugufi urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Rero inkone ibisomye ibingibi yarabyumvaga ariko ntibisobanukirwe. Niko kubaza iti ibingibi koko umuhanuzi yabivugaga kuri nde? Ni we ubwe cyangwa yavugaga ku wundi? Ngo nuko Filipo aheraho aterura amubwira ibijyanye na Yesu Kristo, amubwira ibijyanye n'ubutumwa bwiza. Uwo yavugaga bajyanye mu ibagiro nk'intama icecekera imbere y'ukemura ubwoya ni Kristo Yesu yavugaga. Kristo Yesu we wajyanwe ku musaraba akajyanwa mu ibagiro, ariko ntarwane, ntabirwanye, ntabihunge, ahubwo akabyemera agaceceka, nuko akicwa. Harya arimo kuzira ibyaha byawe. Kirya yikoreye ibyaha byawe byose. Iyo muri Etiyopiya nubwo atigeze agerayo, nubwo ndamushaka ko mutamuzi, ariko mu byaha byose yishyizeho n'ibyanyu birimo. Ibyaha by'abari mu isi byose yarabyikoreye, nicyo cyatumye bamujyana mu ibagiro kuko bajyana y'intama. Icyatumye atabirwanya, icyatumye atabyanga, nuko nicyo cyamuzanye muri iyi si. Imana nicyo yari yamutumye kuza gukora. Rero mbere yuko ajya muri iryo bagiro, mbere yuko ajya ku musaraba, Kristo Yesu yamaze kwishyiraho ibyaha byacu byose. Mushobora kuba mutabizi, ariko ibyaha byanyu byose nta na kimwe yasigaje. Nibyo basigaye inyuma bose. Nibyo basigaye muri Etiyopiya, nusubire uzababwire ibyaha byose Kristo Yesu yabyishyizeho. Filipo ibyo si byo yavuze, harimo ibyo ndimo kwiyongereraho, ariko icyo nshaka kubabwira ni uko ngo yahereye kuri ayo magambo amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa amubwiraga nta bundi, ni uko uwacecetse nk'uko intama icecekera imbere y'ukemura ubwoya, uwo ni Kristo Yesu utarigeze arwanya umugambi w'Imana wo guca mu rupfu kugira ngo aducungure ibyaha byacu. Inkone y'Umunyetiyopiya ibyumvise ako kanya ubutumwa bwiza bucengera mu mutima we, kubera yuko niyo nyota yari afite, nicyo kibazo yari afite, yari areba uburyo kizakemuka, ariko asobanukirwa uburyo ibyaha bye byose byashyizwe kuri Kristo Yesu. Umuhanuzi Yesaya yibonye mbere bitari byaba yuko Imana izatwohereza Mesiya uzaza kuducungura ibyaha byacu byose. Uwo rero niwe ugereranywa nk'umwana w'intama ucecekera imbere y'ukemura ubwoya, ntabirwanye, akemera akicwa, ariko kugira ngo asohoze umugambi w'Imana. Inkone ibyumvise, umutima wayo wuzura umunezero mwinshi. Ishobora kubohoka ibyaha byayo byose. Yizera ibikorwa bya Yesu ku musaraba, yizera igitambo cya Yesu Kristo, yuzura umunezero mwinshi n'ibyishimo. Ati nari ntahiye aho, igihe cyose namaze i Yerusalemu sinabonye umuntu usobanurira ibingibi. N'iki gitabo naguriyeyo ntagisomaga, ariko singisobanukirwe, ariko Imana yabonye inzara afite mu mutima wanjye, nuko Imana inyitaho. Bavandimwe, Bibiliya avuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Imana rero ntabwo ishobora kwirengagiza umutima nk'uwo nguwo witeguye, ahubwo yahereye kumwohereza umukozi w'Imana, nawe amubwiriza ijambo ry'Imana aryakira nk'uko ryakabaye. Bageze imbere gato ati none ko amazi tuyabona ari hariya, ikimbuza kubatizwa ni iki? Ikimbuza kwerekana Satani yuko navuye mu maboko ye ni iki? Ikimbuza kwerurira abantu bose yuko uyu munsi nizeye Kristo Yesu nabaye umwana w'Imana, nabaye umukiranutsi ni iki? Filipo nawe ati hagarika igare ryawe tumanuke. Ako kanya baragenda, aramubatiza. Bavandimwe rero, iyi nkone y'Umunyetiyopiya ni wowe ndetse nanjye. Iyi nzara n'inyota Imana ntiyabihaye inkone y'Umunyetiyopiya wenyine gusa, ahubwo natwe twese. Ahubwo ikibazo nuko bamwe sanse z'umwuka zarapfuye. Nubwo dufite inzara n'inyota, ko Imana yavuze ko izabiteza abo mu isi bose, bivuze ko natwe byatugezeho, ariko ntabwo dufite sanse yo kubyumva. Icyo gituma ijambo ry'Imana riturambira. Biriya bintu barabigishana ibintu bimwe,
none nibyo bahora basubiramo, Yesu yatwogeje ibyaha byacu byose, ntitwatsindishirizwa n'amategeko y'Imana, imirimo yacu ntiyatujyana mu ijuru, imirimo yacu ntiyadutwara mu ijuru yonyine gusa. None si byo sinabyizeye? Igisigaye ni iki se? Ntabwo umuntu abivuga byeruye n'akanwa ke, ariko umutima we umwongorera amajwi nk'ayo ngayo. Pfa ko warizeye nta kibazo. Bene data, abera, itorero, n'ubundi n'iryawe n'ubundi uririmo, n'ubundi ntiwarivamo. Ariko udateranye nkumva ijambo ry'Imana urimo kurivamo. Nese uba uririmo? Ntabwo urimo gusangira naryo. Gusangira ukumanyura imitsima, Bibiliya ivuga, ni ukuhaba. Ni ukuhaba, si igihango gusa ngo twahanye, ngo ubutumwa bwiza narabwizeye, ngo turi bamwe, ngo nta kibazo simbikeneye. Oya, inzara n'inyota ukeneye sanse yo kubyumva, hanyuma uvuga uti iyi nzara nkeneye kuyikira. Kubera ko ijambo ry'Imana turikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana si ritubwira imbabazi z'ibyaha gusa n'agakiza k'iteka byonyine. Oya, mu kazi kawe ka buri munsi ukeneye ijambo ry'Imana. Mu muryango wawe ukeneye ijambo ry'Imana. Mu kurera abana bawe ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye ubufasha bw'Imana. Ababyeyi barera abana babo muri iyi minsi bo barabizi cyane. Abantu barananiranye kubera ko nicyo kiragano tugezemo, ngo bafite amategeko n'uburenganzira bwinshi bibarengera, niyo mpamvu bikorera ibyo bishakiye. Ntushobora kumuhana. Ababyeyi rero byabereye umutwaro ukomeye cyane, ntibazi uburyo bagenza abana babo, kubera ko babakunda, babatera agahinda cyane. Ababaswe n'ibiyobyabwenge, abigize ibirara bataha mu gicuku, abatikoze akazi ko mu rugo, abadashaka kwiga cyangwa se ubuzima bwabo bwononekaye. Ababyeyi benshi bafite imizigo n'iki, no kubona ubufasha bwatuma abana babo bahinduka. Aho rero ubwo ntukeneye ijambo ry'Imana koko muvandimwe? Ese koko aho inyota y'ubufasha bw'Imana ntayo ufite? Imana ntabwo muhuzwa gusa no kukwezaho ibyaha byawe byonyine ngo birangiriraho. Imana ntabwo muhujwe gusa no kuguha isezerano ryo kuzajya mu ijuru ngo birangiriraho. Ahubwo Imana ishaka gukorera muri buri kimwe cyose cy'ubuzima bwawe. Ari ibijyanye n'akazi kawe, ari ibijyanye n'abana bawe, ari ibijyanye n'ejo hazaza hawe, ibireba amagara yawe, ibireba ubuzima bwawe byose Imana irashaka gukorera. Niyo mpamvu ivuga ko izateza inzara mu gihugu, ikaba atari inzara yo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahubwo yo kumva amagambo y'Uwiteka Imana. Nk'uko Imana yakoreye inkone y'Umunyetiyopiya, niko natwe Imana ishaka kudukorera. Kandi Imana ishaka kudukorera ibintu bikomeye kugira ngo natwe tubeho tunezerewe, tubeho twishimye. Erega mujye mwibuka yuko Imana yadutegetse iti mwishime iteka. Iri ni itegeko rishyashya. Iri ni itegeko rishyashya ryo mu isezerano rishya. Ni itegeko rya Yesu Kristo. Yavuze ati mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima ko ari Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. None ko Imana yadutegetse kwishima, uba wishimye iminsi yose? Ese ubwo wirenganya ko itaguhaye ibyishimo? Mwibuke ko ijambo ryawe ni itegeko, ikivuze iragisohoza. Niba ivuze iti mwishime, bivuze ko yiteguye kuguha ibyishimo. Ukeneye rero gukangura sanse z'umwuka, ukeneye gukangura ibyiyumvo byawe by'umwuka. Imana arambwiye ngo iri kumwe nanjye kugeza ku mpera y'isi. None ko ndi guta ubusabane bw'Imana, ese iyo mpera y'isi yageze koko? Ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Niba Imana iri kumwe natwe, ntabwo iri kumwe natwe byo kubana natwe gusa, ahubwo ishaka kuvugana natwe, ishaka kudukorera, ishaka kudukorera ibitangaza, ishaka kudukemura ibibazo byacu. Uko niko kubana natwe yavuze. Si ukubana natwe gusa by'umuhango, bya slogan, by'intero, ngo Imana iri kumwe natwe gusa kugeza ku mpera y'isi. Iri kumwe natwe ngo bigende biteze. Iri kumwe natwe kugira ngo idukorere. Iri kumwe natwe kugira ngo ivugane natwe. Fungura umutima wawe, fungura amatwi yawe, wumve icyo Imana ivugana nawe kugeza ku mperuka y'isi. Niringiro bavandimwe yuko twagira umwanya wo kwitekerezaho. Niba ko kumva ko ukeneye Imana mu kukwezaho ibyaha byawe no mu kugira umukiranutsi gusa ko byo bihagije, nta kibazo uzarekeraho. Ariko niba wibaza ko ukeneye Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi,
no mu bindi byose bikureba. Ba hafi y'Imana, ba hafi y'ijambo ryayo, ube hafi y'itorero, wumve ijambo ry'Imana buri munsi, hanyuma urebe uburyo Imana izagukorera ibitangaza bikomeye mu buzima bwawe. Reka dusoreze aha, hanyuma tuzasubira ubutaha. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Uyu munsi tweretse uburyo wagiriye ubuntu bukomeye iyi nkone y'Umunyetiyopiya. Ariko si yonyine gusa, twese uko niko ushaka kudukorera. Komeza udufashe rero, tugirire neza muri byose, kandi udushoboze gutahura umugambi wawe ku buzima bwacu. Turagushimye, tuzi neza ko mu itorero waduhereye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Utwemerere rero kuyikoresha, utwemerere kuyungukiramo. Urakoze, dusize twize mu izina rya Yesu. Amen.